Hello guys, nkuko mwabibonye rero muri iyi video tugiye kubereka ukuntu umuntu aformata imashini. Uraza rero ku mashini yawe ubikora izimije, nk'ubu ngo turanje turayizimije. Hanyuma ukaza ugashyiraho flash disk kugira ngo ubashe guformata imashini yawe. Ubu flash dore ngiyi hano iriho, warangiza ukaza ukatsa mashini yawe kuri buto, ugahita ujya kuri keyboard ukareba ahantu handitse F9. Ubu dore hano ni F9, ahangaha ugahita ukanda ugakomeza ukayikandaho. Iyo ikanzeho rero haza ari amagambo yes, ugahita ureba rino jambo ryanditseho iri jambo rya gatatu iri niyo flash. Nukuvuga ngo ino flash yanjye yitwa Inteso Speed. Nukuvuga ngo niryo zina rya flash ritariza. Ubwo rero iyo umanutse ukahagera urabona ko mbere yari iri hano, yari iri kuri aka kambere ka boot source. None rero ntago uzana hano kuri Windows boot, ahubwo uhita uza kuri flash iri hano, warangiza ugakanda enter. Nukuvuga ngo uhita ukanda enter gutyo ugategereza. Iyi video ntihaze kugira akantu na gato yakagucika, kuko uyu munsi ndashaka ko umuntu wese amenya ukuntu baformata imashini. Ndashaka ko umuntu wese amenya ukuntu baformata computer, ku buryo imashini yawe mu gihe ya crashinze Windows, mu gihe yaba yagize ikibazo icyo aricyo cyose, wabasha kuyiformatira bitakugoye. Yes, urabona ko ihita kugeza kuri iyi step. Iyo umaze kwemezaho iyi ni Windows 10 nashyizeho, niyo tugiye gukoresha. Hanyuma uhituza ibingibi ukabyihorera. Urabona ko biri kuguhitishamo ngo ururimi rw'icyongereza United States English, nibi byose ukabyihorera. Nayo se keyboard ukabyihorera, kuko n'undi keyboard bigomba kuba iyo itari French, bigomba kuba iyi ngiyi. Uhituza rero ugakanda hano next igahita ikuzana ahangaha tugeze. Iri kukubaza ngo urashaka kwinstalla nonaha, urashaka guhita winstaraho Windows aka kanya, uhita uvuga yego, ukaza hano kuri install now. Ntihagira akantu na gato yakaza kugucika, ntihagira akantu ndagusabye na gato kagucika. Ugahita utegereza aya magambo urabona ko iri kuvuga ngo setup is starting, ugategereza gatoya. Igahita ikugeza aha kuri izi step. Rero iyi step igezeho hano ibiri kukubaza ngo hitamo Windows izina ryayo ushaka gukoresha. Ushobora guhitamo rero ko yaza wenda yitwa home. Hano haba amabit, izi ni bit machine ikoresha. OS bakoranye ni Windows bayihisemo yuko yo izakoresha 64, ariko hari n'ama Windows aba afite na 32. Hano rero icyo bayihisemo na amazina, icyo ibiri kuguhitishamo na amazina, izina ushaka ko izajya yaka yitwa iyi OS. Ubwo rero reka duhitemo iyi ya Pro, reka duhitemo wenda iyi ngiyi ya Pro, iyi yitwa KMOS Pro. Iyo umaze rero kuyihitamo uhita uza hano kuri next, ahangaha ugategereza gatoya. Uhita utegereza gatoya, ntago biba bitinda. Wow, igahita ikuzana kuri aya magambo. Aya magambo rero nayo ibiri kugushimira mu ncamake yuko uhisemo iriya Windows wemeye. Ibiri kuhita ikubwira n'ubwoko bwayo. Urabona ko ari hejuru ari kwandika ngo last update, nukuvuga ngo ikakwereka umwaka yakorewemo 2018. Ikagushimira cyane hano hasi ubona ko ikubwiye ngo thank you for choosing Microsoft. Nukuvuga ngo igushimira. Uhita uza rero kuri kano kantu akakanditseho I accept, akangaka ukakatikinga gutya. Iyo gatikinzeho ni suru buri gukoresha, cyangwa ushobora no gukoresha keyboard. Uhita uzana none ugakora next. Ntihagira akantu na gato kagucika. Iyo ugeze hano rero ho nukuvuga ngo hano ibiri kukubwira hari hejuru urahirengagiza. Ibiri kukubwira ko Windows ushobora kwinjira muri file setting, ariko ntabwo ari cyo ubugendereye guformata imashini. Habanza nzahababwira mu yindi video, nzabakora indi video mbabwira icyo hakora, uburyo ushobora kwinjiramo ukaba wabasha kwinjira muri mashini yawe n'ubundi utayiforomase. Nzabereka ukuntu umuntu ashobora kuba yabigenza aciye ari hejuru. Ariko uyu munsi muri iri somo nabateguriye ko tugiye kureba uko umuntu aformata. Uhita uza hano rero hano kabiri customer install. Ahangaha ngira ngo murimo kuhareba customer install Windows only advance.
akangaka rero niko uhita utikinga, niko uhita wemeza igahita ikugeza ku maroko diske yawe. Hano niho ruba ruzingiye rero. No kuvuga ngo ahangaha witegereze neza, iri kutwereka ngo ikutwereka icyo twita disk, ariko ipartitionyemo ibice bigera muri 5. Ngira ngo murimo kubireba. Rona kino gice cya mbere iri kutwereka ko ari partition 1 iri cover. Iki gice cya kabiri ikatwereka yuko ari drive, ari partition ya kabiri, ariko yo ikaba ari system. Harangiza hano igice cya gatatu partition 3 ikatwereka yuko ari yari reversed. Hanyuma iyi partition ya kane yo ikatwereka na giga ifite. Urabona ko nibi byose byagiye bitwereka giga, ariko iri kutwereka ko ifite giga 28. Hano hasi rero ariho analog space, no kuvuga ngo umwanya wose nyirizi naho wagiye uva na ahangaha. Rero mu buryo bwiza bwo kugira ngo ubibone neza, uhita ugafata hano, ariko uburyo bwiza kugira ngo n'undi wese abimenye, anamenye ukuntu bapartitiona imashini. Tugiye kuyifata iyi diske tuyihuze, tuyigira imwe. Kuyigira imwe rero no kuza hano ukayihuza, no kuvuga ngo tugiye kuyigira imwe turebe giga ifite yose hamwe. Ntihagira akantu kagucika iyi video, ariko banza ukoraho hasi subscribe, kuko tugeze ahantu h'ingenzi. Banza ukoraho hasi kuri subscribe, urakoze kuhakora. Ngaho uhita ukora nawe kuri like, hanyuma nurangiza uze gutanga comment icyo ubona wenda utasobanukiwe, cyangwa n'ikindi kintu wifuza ko twaza gukorera kuri computer. Nta kibazo rwose, yaba kuri hardware yaba kuri software nzabafasha. Iyi video kandi nurangiza wisharinga abantu bose uzi ko bafite computer, kuko ni ikintu kigoye. Ugenda ugasanga abantu bakuriye ngo 2020 ngo bagiye kuinstalira ngo Windows, ngo operating system, kandi ibintu byoroshye cyane. Nimunsaba hasi no kuba umuntu aho wakura Windows nzayibaha, nanabereka ukuntu ushobora kuba wayifashisha, ukaba we wayishyira kuri flash yawe, warangiza ukajya ubyikorera. Rero twihuse nimbabwiye ko tugiye kuyiteraniriza hamwe, hanyuma tukayipartitionera, tugashaka uburyo twayicamo wenda kabiri, cyangwa tukareba uburyo dushobora gufata igice kimwe tukagihindura roko disk dushaka. No kuvuga rero kuyiteranya disk, uza kuri delete, uza hano delete, warangiza ukayemerera. Iyo deletinze gutya iraza iki gice kigiteranya ku cyo hasi. Hano iri kumbwira ngo nintegereze gatoya, aka kantu nicyo kari kuvuga. Hano ibigiye gufata kino gice cyo cyari kihari. Urabona ko zajiga 30 turazibuze. Urabona ko turazibuze. Ni utu twose ushobora kuza ukatudeletinga, tukagenda tukiyongera kuri iriya, ugahita ureba disk yawe yose ukuntu yanganaga. Ushobora kuza twose ukatudeletinga, yes, warangiza ukareba disk yawe ukuntu yanganaga yose hamwe. Ngira ngo aka kantu murakabonye ka mbere dukoze. Urabona ko iri kutwereka ko disk yacu ari giga 150. Ngira ngo mwese murimo kuzireba. Uri kubona 149, ariko hano bari 150. Ngira ngo mwese murimo kubireba. Rero iyo ushaka kugira ngo ucemo disk mo kabiri, kuko ugomba kuyicamo kabiri, impamvu bikora, impamvu ugomba gucamo disk mo kabiri, biba ari ukugira ngo igihe Windows yawe yagize ikibazo utazabura data zawe, ku buryo disk yawe irimo ibice 2 cyangwa 3, ushobora kuba uvuga ngo kino gice nkibikaho bino bintu byanjye, ikindi nacyo nkibikaho bino bintu byanjye. Ndumva byumvikanye cyane. Uhituza rero hano ukaza hano handitse new. Ariko iyo wenda imashini yawe uziko idafite ingufu, uretse ko giye yangira zifite nyinshi, ushobora kuzikanza ugakora refresh hano, ugategereza gatoya. Abaro kugira ngo speed y'imashini yihute, ariko nyine ni mu gihe uzi ko ufite imashini igenda gahoro. Ariko iyi ngiyo irihuta cyane, nuko kari akantu mwagombaga kukamenya. Ubutaha nzahita mbigisha n'aka kantu kanditseho akangaka, nzababwira icyo gakora. Hanyuma rero uhituza hano kuri new. Iyo ushaka giga 50, wandika 50,000. Washaka giga 30 ko arizo ugiye gushyiraho Windows, ukandika 30,000. Reka rero twebwe dufate wenda ziriya giga 40 turi kubona ku ruhande. Reka tubarizo dufata, tubarizo dushyiraho Windows. Ubwo ngo turaza twandike hano
kugira ngo tubone jiga 40 zuzuye neza turaza twandike 42,000 42,000 nurangiza iyo umaze kwandika ibi bintu uhituza ugakora apply igahita ikubwira no magambo yuko ugiye creating indi ugahita yibwira ngo okay noneho yo ugategereza igahita ibigukorera twiciyemo kabiri tugiye kureba yuko iduha zajiga 40 ku ruhande hanyuma izindi tukajya tuzibikaho wow dore ngibi hano dore hano suri ihita izikahita inahagushyirira suri reba hano nukuvuga ngo ya disk yacu twiciyemo kabiri dore zajiga 100 ku ruhande dore na za zindi 40 dukoze ku rundi ruhande nta kindi rero nta bwenge bwinshi buba burimo hano urabona ko tuyiciyemo kabiri dore tuyiciyemo kabiri disk yacu ubwo rero tugiye guhita dukora hano format ahangaha du format ariyo yo guformata wumva abantu bose bavuga ngo no guformata undi ngo no kuinstalla ugahita uza hano kuri next ahangaha next aha igahita Windows itangira kwiinstalla ugategereza. Guys nizere ko turi kumwe turi kugendana kandi iyi video ugerageze uyirebe upaka kugera ku musozo. Iyi video yitegereze ugere ku musozo nugera ku musozo w'iyi video uraba umaze kunguka ibintu byinshi. Urabona ko hano iratangiye install iratangiye kuri rimwe hari ahantu biragera ku 100 hejuru ihitiza notwo hasi idushireho yihuse cyane iri starting isigarane iriya finish yo hasi. Utu twose iratwinstalla ariko step itinda ni yonyine iri gukora. Ariko nababwiye ko imashini yanjye irihuta ntago bitinda. Step itinda ni iriho ariko izindi ntago ziri butinde zo zirahita zikora nk'umurabyo. Tugendane nagira akantu na gato yakagucika kuri iyi video. Nabonye barayinsabye abantu benshi ku rubuga rwa WhatsApp ngira barayinsabye benshi nawe niba ushaka kurujyaho ukajya ugira ibyo dusaba uze kureba aho ngaho muri description uraza kuza kuyibonamo link urasangamo uze guhita uyifungura urahita winjiramo ku rubuga rwacu nawe ku buryo uzajya utubaza ikibazo ushaka kubaza we nudashaka kugishyira muri comment ariko no muri comment ndazisoma iyo kuri iyo video ugize ikibazo urambaza. Mwibutse ko iyi ari Windows 10 dukoresheje kandi hahandi nahaberetse ahantu yabitweretse itwereka ko ari na ya 2018. Ntabwo bigora guformata imashini ni ibintu biba byoroshye wowe no kuvuga ngo icyo ubusabwa no gukurikiza izi step nkweretse hanyuma hano karindira. Kandi n'ikindi kibazo wagira kuri mashini cyangwa n'ahandi ku gikoresho cya electronic ujye utubaza hari hasi muri comment turazisoma cyangwa ku rubuga rwa WhatsApp uraza kuyisanga muri description no muri comment ya mbere. Hanyuma hari nakandi twabakoreye ukuntu umuntu yakikorera kuma kagufasha gushyushya amazi nayo uraza kuyisangamo hari hasi nayo uraza kubisangamo nayo urayisanga muri comment hanyuma nayisange muri description. Ndumva byumvikanye cyane. Hanyuma utegereza iyi step ikarangira yamara kurangira witegereze neza ntihagira akantu na gato yakagucika muri iyi video guys. Witegereze neza ntihagira akantu na gato kagucika kugira ngo kuko step imwe iyo yishe imashini itisubira inyuma ishobora no kuba yagira ikibazo uramutse imashini yawe utakurikije step ishobora kugira ikibazo. Ubwo rero urindire step zose zirangire urebe ukuntu umuntu format imashini ku buryo nawe imashini yawe nigira ikibazo nk'iki ngiki bitazakugora uzahita ubyikorera. Ntago biba bigoye step asigayemo nkeya hanyuma bigahita birangira. Hanyuma hari n'izindi video nyinshi twagiye tubakorera ushobora kubireba nk'uko umuntu yakiterera systeme charge ya telefone ushobora kureba ni nyinshi kandi n'ubu tugiye gukomeza tubakorera izindi. Wowe fata iyi channel uyoherereza inshuti zawe abantu bose muziranye babwire ngo mufungure kuri channel yitwa Bazatech TV Bazatech. Hanyuma rwose kuri Bazatech hariho ibintu by'ubwenge
kuko nabasezeranije ikintu nababwiye ko nitumara kugira aba subscribers 1000 tukabuzuza, jewe nababwiye ko nzahita mbere ukuntu umuntu akora robo, nzabereka robo ukuntu bazikora. Ntago biba bigoye gukora robo, ntago bigoye. Nababwiye ko tuzahita dufata robo tukayikora, twamara kuyikora tukayituma ikintu ikakituzanira, tukayibwira ikanagisubizayo. Ibyo tuzahita tubikora, tuzayikora tuyitangirane, hanyuma tunayikoreshe, tuyitume ikintu ive nka hano igende harahirya ikizane. Nicyo kintu nzahita mbakorera. Ubwo rero niyo mpamvu ukwiriye kujya ucunganwa, ugakora kuri subscribe, warangiza ugafungura aho ngaho inzogera kugira ngo ikiganiro cyose kizajya kijyaho ujye uhita ukibona mu ba mbere. Hanyuma njye mwibutsa kandi ujye uhita ukora kuri like, buri video yose urebye ujye ukora kuri like. Kandi ibitekerezo byanyu ni inyamibwa, mugenda mutubwira cyane kuri WhatsApp niho mutubwira. Ni inyamibwa rero, ni inyamibwa, ibitekerezo byanyu tugomba kubyubaha cyane. Ni ukuvuga ngo tugomba kubyubaha. Urategereza kuko nihagera step igucika, ubwo ni kazi kawe. Step iramutse igucitsemo imwe, ubwo biba bipfuye. Utegereza step zose zikarangira. Video nuyihutishe wigeze ku musozo, uraba wamaze kumenya ibintu byose. Ni ukuvuga ngo urabona ziriya step, urabona step hari hejuru iri kutwereka ngo iri kuinstalla Windows. Ngira ngo mwese murimo kubireba. Reba hano iri kuvuga ngo iri kuinstalla Windows ahangaha. Hanyuma izi ni start, ni ukuvuga ngo ni utuntu yestara. Iyi ya mbere iyo igifunguka ihita iba complete, iyo igifunguka iyi yitwa copy Windows file, akangaka gahita gafunguka. Hanyuma step ibikurikiyeho ni iya kabiri. Iya kabiri yitwa greeting file ready for to installation. Akangaka kano ka greet niko gakurikiraho, niko ga step ka kabiri. Hanyuma akaba hasigaye ziriya step zindi, izi ngizi muri kureba hano, zikaba arizo ziba zisigaye, ariko zo ntabwo izitindaho, kuko ako yongera gusa naho itindaho nk'iminota 2 cyangwa 1 n'igice. Ni akangaka ka finishing up. Ni ukuvuga ngo nirangiza iyi step, Windows nirangiza iyi step igezeho, urabona ko irabura 15, irahita imashini imanuka completing tuno kano, nikarangiza akangaka ihita izima. Irahita yizimya ubwayo, ihita yiyatsa kugira ngo ize ikore iriya finishing up. Ni ukuvuga ngo niyo step ya nyuma iza kuba isigaje. Ndumva byumvikana cyane. Iyi video yikurikirane uyigeze ku musozo, ubashe kumenya ukuntu wa format imashini yawe mu gihe yagize ikibazo. Niba utanagira imashini, ni ngombwa yuko mu minsi iri imbere imashini umuntu wese azaba yitunze. Ni ngombwa rero ko uzajya gutunga imashini ibi bintu bizi, kuko imashini zizama amavirusi. Imashini Windows irifatika crashinga bitewe n'ibintu wayishyizemo Windows, donc disk yawe ishobora gupfa irangirika. Icyo gihe byose rero, ibyo byose nkubwiye, ibyo byago byose Windows ishobora gushya. Ibyo byose iyo bibaye rero utazi guformat imashini, utazi kuinstalla, uragenda abantu bakakucanka amafaranga nk'ibihumbi nka 15, kandi ibyo 15 wakicara ukabinywamo agafanta witurije, ugasanga yes. Urabona ko step ya kabiri nigiye, ya gatatu nigiyeho, ya mbere yo nababwiye ko ita yikora automatique, ya kabiri irayirangije igeze ku 100, igiye kuri ya gatatu nayo irayirangije, dore hariya igiye kuri ya 4 ibanziriza ya nyuma ya installating kuinstalla update. Ndumva byumvikana. Niho igeze ubu rero, irayirangije nayo, imashini igiye guhita izima, igiye guhita restartinga, hanyuma yiyatse iza icomplaininga kara kanyuma. Ibi byose nta kintu wo gukora, urayitegereza ukayihorera. Ni ukuvuga ngo imashini yacu igiye kuzima, igiye kwizimya, nta hantu dukoze. Dore ngibi birabitubwiye, irarestartinze, igiye kuzima. Nimara kuzima hanyuma yongere yiyatse ize gucompletinga
ya step ya nyuma. Ibyiza rero hano uhita ucomoraho flash ikabanza ikazima, yamara kwizimya gutya yakaka ukongera ukayicomekaho. Nibyo byiza kuko hari igihe uba warashyizemo ko imashini yawe izajya yakiraho kuri flash. Ibyiza rero kuriya yizimye uhita ucomokoraho flash, wamara kwicomokoraho ukayicomeka yatse. Buriya ariko nayisubijeho kugira ngo dukore ya step ya nyuma, ariko niyo flash yaba itariho kuko ibyo uba ukeneye n'ibiriya irangije n'izira step nizo flash ikora. Ibindi bisigaye ni ukuba wowe wafata imashini yawe, ni ukuba hari ibyo igiye kutubaza kugira ngo ibyuzuzemo neza tuzajya tuyakirizaho. Niba ari password ibitubaze, niba ari izina uzajya yakiraho iritubaze, hanyuma irebe nyine yuko nabyo tubigira. Ahangaha rero ibirimo kugenda ya-updatinga mu tuntu dutandukanye, hanyuma ahangaha nayo yamara ku-updatinga utwo tuntu kuko nibiri kugenda izima yongera yaka, ibiri kugenda ya-updatinga mu tundi tuntu. Hari utuntu twishi tuba turi mu mashini, mujya mutubona twishi. Hano hasi rero igahita ikubwira noneho starting services, ni ukuvuga ngo itangiye noneho, nibwo ubu itangiye kuko igiye kugira ibyo tubaza, hanyuma ibyo bintu tubiyisubize none imashini yake bisanzwe. Ntekereza ko nizere ko murimo kureba neza ntihagira akantu na gatoya kabacika. Iyi urabona ko ikoze icyo twita getting device ready, ni ukuvuga ngo hano itubwiye ko rwose bimeze neza, iri kugenda completinga mu tuntu dutandukanye. Hano rwose iri kugenda ishyiramo utuntu dutandukanye. Urabona ko ino jambo iri kutubwira ko rwose igiye kuyigira ready mu gihe gitoya cyane device yacu. Ni ukuvuga ngo bino biba byihuta cyane, izi step zo ntago zitinda. Dore nka buriya birangije, itubwiye ko rwose ibaye ready, itubwiye ko rwose bibaye ready nta kibazo. Itubwiye ko bibaye ready nta kibazo. Ubwo twebwe icyo tugomba gukora no gutegereza, tegereza gatoya, ntago bitinda. Biba ari utuntu tw'iminota nk'umunota umwe cyangwa amasegonda makeya, kandi ibi bintu biba ari ibintu by'ubwenge nawe ugomba kubuzi. Ntago waba muri iki gihe waba utazi computer. Utazi computer ni bibi cyane. Biba byiza ko ubuzi computer kuko ibintu byayo noneho mu gihe kiri imbere umuntu wese azajya abayifite. Ariko n'ubu wabonye ko byaratangiye. Urabona ko nk'umuntu wese ucuruza bari kumusaba IBM rero kugira ngo uyikoreshemo, nuko uba ufite machine. Iyo udafite wenda telefone yubona byakugora kuko telefone banayiba mu buryo bworoshye, imashini yo ntago buba bworoshye cyane nka telefone. Ubwo rero hano yatubwiye ko ari ready, utegereza gatoya hanyuma igahita igushyiraho step twakiti ya nyuma yo kukubaza ese urashaka kujya wakirizamo password, ese urashaka ko nuzajya nzajya nakana mvuga ngo iki. Ntekereza ko kandi muri kubireba twari turi guformata imashini ya HP. Ririya jambo riri muri screen nibwo bwoko bw'imashini twari turimo guformata. Izina ry'imashini iyo igeze hano ibiri kuri kwereka rwose, ibiri kukwereka ngo twari turi guformata imashini yitwa gutya. Urategereza rero ibigifite utuntu twishiri gushyiramo. Urabona nka twa tuntu two kongera urumuri, kurugabanya, ibyo twita ama control panel. Haba hari ibintu byinshi ibikiri gushyiramo muri Windows. Iba yabishyizemo cyagiye yinstalla, ariko hano ibikiri kubicompletinga neza, ibikiri kubyuzuza neza. Iyi video nagira akantu na gato yakagucika, kuko kagucitse ntabwo rwose ari byo. Iyi video uyikurikire kugera irangiye ku buryo usobanukirwa neza guformata ukuntu bigenda. Ni munashaka ubundi bwoko bwa Windows mushaka nabwo muzamumbwire mbokore. Niba munashaka guformatisha Mac mutazi ukuntu bigenda nabyo muzambwire mbibakorere. Kwestaramo Mac mu mashini. Imashini ariyo yose ugahita uyihindura Mac, igahita iba Mac. Wagiye atsikakamo Mac igakora nka Mac kandi yari mashini isanzwe.
ibyo nabyo nimubikenera muzambwira muri comment mbibakorere, birashoboka cyane. Imashini ntuyishyiremo Windows ukayishyiramo OS ya Mac, birakunda cyane. Hanyuma hano urategereza rero, hako n'ikindi kibazo cyose waba ufite guys wakimbaza aho ngaho muri comment, wakibaza rwose muri comment kuko umwanya aba ari uwanyu. Hano dutegereje kano ga step kagiye kurangira, mwihangane gato kagiye kurangira, niko dutegereje. Hanyuma kandi n'ibindi byose bigendanye na electronic mu minsi iri imbere bwo tugiye kujya n'utundi tuntu dutandukanye two ku ruhande tuzatubigisha, kuko twiyemeje kubigisha. Iyi channel ni yanyu ku bantu muri kureba iyi video. Rero mugerageze mu sharing izi video, nk'ubi video wakagombye kuba uri kuyohereza ukayohereza nk'abantu 15, nawe uyirebye wundi ukayohereza abantu 15, kwavuga ati iyi video muyirebe muyirangize, bakunguka ubumenyi bwo guformata imashini. Hanyuma ku buryo nituvuga ngo tugiye gukora ikindi kintu, kuko hari izindi video nazo zindi muri bubone nazo, ku buryo abo bantu bawe ukababwira uti mukore subscribe kugira ngo iyi channel ibintu by'ubwenge byose nk'ubu uko bakora televiziyo tugiye guhita tubikora, uko bakora computer noneho bitari ibingibi bya software tugiye guhita tubikora, uko bakora amatelefone tugiye guhita tubikora, n'ibindi byinshi tugiye kubereka kuri iyi channel. Ubwo rero ubaye utarakora subscribe cyangwa nk'iki kiganiro ukaba utari kucyohereza inshuti zawe, nawe rwose umusanzu wawe ni uwo nguwo, ni uwo kureba bino bintu warangiza ukanabyohereza inshuti zawe. Like yo nizere ko mwese mwayikanze. Ubu tuvugana utegereje iri jambo ugakora kuri like, nta kintu biba bitwaye. Like nta kindi tuba tugusabye, ugakora kuri like byonyine. Ndumva byumvikana cyane. Urategereza iri jambo rivemo, nta biba bigoye rwose. Tegereza rivemo hanyuma urebe step ikurikiyeho. Yes, urabona ko rarangiye, imashini irarestartinze, ibibazo birakemutse byose, igiye kuzima yongereye yatse, biraba bikemutse byose. Nta kintu kiba kigoye, dore irizimije, nta muntu ukozeho, irongeye iratse. Byiza nabwiye ko ushobora gucomokora flash mu gihe yizimije, ariko hano ho noneho na flash nayikuyeho burundu. Dore ngiyi nyifite mu ntoki, dore ngiyi flash tuyifite mu ntoki, iyo narindi gukoresha hariya rwose uhita uyivanaho, ibibazo byose biba byakemutse. Biba bisigaye ntago biba bikeneye, nta flash biba bikeneye, ibiba bisigaye. Ndumva nizere ko umuntu wese turi kumwe hano ngira ngo yitegereze neza. Hari ubu nta flash iriho, nayivanyeho, ntago igikenewe rwose. Urabona ko hano iri kwaka, tugiye kureba ko ibintu byose bimeze neza. Hano iri kwaka neza, tugiye kureba ko ibintu byose bimeze neza. Ndumva byumvikana cyane, umuntu wese akomeze yitegereze neza. Iriya ni step nyine ibinyushijemo ikakubwira ngo image. Ndumva byumvikana, karana ga step ibicishijeho gasa nawe kabanziriza kanyuma kuko igiye kurangira. Urategereza wowe, nta kindi, utegerezaho gato, warangiza ikikubajije ugahita ugikora. Imashini ariko ubu tuvugana rwose igeze kuri 98% birangira mu guformata. Nizere ko nta muntu ubu guformata bagwaye imashini yawe. Mbigusubiremo ukuntu twagiye tubigenza. Ufata flash ukayicomeka kuri computer, flash irimo iriho Windows uba wabutinze. Nimubishaka uko babutinga Windows kuri flash mumbwire nabyo mbibereke muri video ikurikiraho. Hanyuma warangiza ukatsa izi mashini ukayizimya, ukayatsa uri gukanda kuri F9. Iyo ari izi ngizi
nk'ubu nk'umuntu utarangije iyi video hari ibintu atagiye kumenya kandi ngiye kubabwira by'ubwenge. Nababwiye ngo video ni muyirangiza ndababwira ibintu by'ubwenge. Hanyuma izi mashini kugira ngo booting kwa kundi kwereka flash, izi z'ama HP zikoresha F9. Ama positive hafi ya zose abantu ntago baba banabizi zikoresha F7. Ndumva byumvikanye. Hanyuma amaderi n'izindi mashini za kera zigakoresha F12. Nizere ko muri kubyumva. Hanyuma kuba wakinjiramo muri BIOS ugiye wenda kureba kugira ngo ugire ibyo uhinduramo bwo ukanda kuri F2. Ndumva byumvikanye cyane. Ubwo imashini yawe uzareba uko yitwa Lenovo nayo ukanda F7. Reka ngende mbabwira ama mashini buri yose ahantu umuntu akanda. Positive nababwiye ko ari F7. Hanyuma ama Lenovo nayo ni F7. Hanyuma ama HP ni F9. Amaderi n'izindi mashini za kera ni F12. Uretse ko harimo iza kera nazo ukora kuri F9. Hanyuma ndumva ayo moko wenda ari akunda gukenerwa cyane, ama HP n'amaderi. N'ama Toshiba nayo ni F9. Toshiba ni F9. Niho bootinga ugiye gushyiramo Windows. Hanyuma hariyo tutavuze se, nukuvuga ngo ni muri izo nayo ma function biba byanditseho F9. Nureba kuri keyboard yawe hagana hejuru uzahabona ahantu byanditse, uzahabonaho ama F atandukanye, uzayabona abariho. Kuko reba nka hano kuri keyboard yanjye, reka nkwereke dore nk'ibyo ndi kubabwira. Urabona ko hano ni F1, F2, gutya F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. Rero nkuko nandi kubibabwira, iyi ngiyi twakanze hano F9. Umuntu utarangije video ntago ibi ngibi yabimenya. Umuntu utarangije video ntago izi mashini n'amoko yose yo kuziformata yabimenya. Biba bigusaba kurangiza video kuko ngiye ibintu by'ubwenge ubundi mbishyira muri video yenda kurangira. Yigiye kurangira mpita ntangaho ibintu by'ubwenge. Ubwo rero hano F2 uhakanda ugiye gushyira muri BIOS. Hanyuma F9 niyo bootingiraho, niho bootingiraho imashini yawe. Hanyuma kuri izi z'ama HP na za zindi. Hanyuma za zindi nababwiye zindi nazo ukanda hano kuri F12. Ndumva byumvikanye. Ntabwo biba bigoye. Hanyuma na za zindi za F9 na za zindi z'ama positive F7, nukuvuga ngo ni hano biba biri. Urabona ko ku mashini biba biriho. Izi ni inter n'aya ma caps lock kugira ngo imashini we wakatsa itara, wakatsa ugiye kugira ngo izi nyuguti zibe nkuru ukanda hano kuri caps lock. Ndumva byumvikanye cyane. Nizere ko mubibonye ibi ngibi kandi iyo ukanzeho hariya itara riraka. Nk'ubu nidukanda hano muri aya matara hano rirahita ryaka, rishinzwe kutwereka ko inyuguti nkuru tuzishyizemo. Dore urabona ko ryo hagati rise ryaka, riri kutwereka ko dushyizemo ngo inyuguti nkuru. Caps lock rirahita ryaka. N'izindi nukuvuga ngo hano haba hariho ama keyboard, nukuvuga ngo no matusha ari kuri keyboard abatandukanye, abari ama function atandukanye. Ndumva byumvikanye rero. Urabona ko kuri step ya nyuma ihita ikubaza ibi ngibi, bituza rero nta biba bigoye. Ugahita uzukemeza hano. Urabona ko ibiri kukubaza ngo urashaka gukoresha uruhe rurimi, urashaka gukoresha region yawe. Uhita rero yibwira nta kibazo United States, uraza ugakora hano kuri yes hano hasi. Ahangaha igahita iguha ibindi, igahita ifunguka kuriya ikakubaza n'ibi ngibi. Keyboard aho ushaka ko izagikoresha nabwo ukemeza yes kuko nta kintu biba bitwarira USA. Warangiza ibi ngibi nabyo abari ubwoko bw'uburyo keyboard yamera. Ibyiza kandi no skip iri hasi hano kugira ngo
byihute bivemo, kuko n'ubundi nta biba bikomeyemo. aba ari step nyine uwubatse iyi OS iyi Windows aba yarashyizemo zo kugira ngo umuntu wese abashe imubaze nyine. Dore hano naho uhituza iyo ushatse ugakora ibi biri kukubwira ngo wifi n'ibiki byose ngo urashaka ko kwifungura, uhita ukora hano skip nayo ukayihorera ibya wifi ko nta byo ugiye gukoresha. Hano rero naho ibi ngibi byose iri kukubwira ngo urashaka guhita ukonekita, ushobora guhita uvuga ngo hoya hariya nkanze kuri no, ubwo nawe ushatse ukanda no, hano igahita ikubaza izina izajya niyaka izajya ikubaza. Reka twandikemo rero izina ryacu. Izina ryacu nizere ko murizi ni Baza Tech TV. Baza uhituza dushatse twanabibereka turi kubyandika. Dore ngibi ushaka kuzikandika Baza, ushaka guhituza gutya vuba vuba ukandika Baza Tech TV, Baza Tech TV, ugahita ubyandika vuba vuba. Dore ngibi byamaze kujyamo, dore ngibi hano. Urabona ko warangiza rira zina nizajya yakana iryo izajya ikubaza, niryo warangiza umaze kuryandikamo ugahita uza hano ugakora next. Irira zina nizajya yakana iryo izajya izana ahangaha, yarangiza igahita ikubaza ngo dushyiremo password. Hano ihita ikubaza ngo shyiramo password. Iyo ushatse ntayo ushyiramo ushobora gukora next ntayo ushyizemo, ariko reka dushyiremo password nta kibazo. Reka dushyiremo wenda reka twandike 125 125 dushyiremo password. Ndumva byumvikanye. 125 twabyanditse hano ihita igusubirishamo ngo ngaho ongera uyikonfirme muyishyiremo bwa nyuma, nanone urongera ukandika bya bindi wari wanditse. Dushyizemo 125 ugahita uvuga ngo yes. Hano igahita ikubaza wenda nk'ijambo, hano itubwiye yuko bitari guhura ibyo twanditse atari kimwe, ubwo rero igusubije inyuma urongera ugasubiramo. Ubwo ni ya 125 dushobora kuba hari aho twanditse ibintu bikaba bidahuye, dusubije inyuma. Urabona ko irongera natubwiye ngo ngaho ongera ukonfirmemo wongere wandike 125. Bwa mbere dushobora kuba twanditse ibidasa, reka turebe. Urabona ko none hirabyemeye. Hano rero iyi step ihita ikubaza utubazo turi aho ngaho dusanzwe ukadusubiza cyangwa ukatwihorera. Hano nk'ubishaka kubaza ngo urabona ikibazo cya mbere hano nk'ubiri kubaza ngo your first pet name, cyangwa hano your name city, izina ry'umujyi wawe, aka nickname kawe. Uhitamo rero ikibazo kimwe ushaka ugahita ugisubiza vuba vuba. Iyo ukoze next iguha aho ugisubiriza. Wenda nickname yacu yitwa Baza, urumva Baza Tech, ugahita uyibwira ko ari Baza. Hanyuma ukajya ku kibazo cya kabiri pet name, ukaba wavuga ngo Tech, wenda wewe ushyiraho amazina y'icyo iri kukubaza. Urabona twebwe twanditseho Tech, wowe uraza ugahitamo amazina ushaka cyangwa ukabyihorera kubisubiza. Hano rero naho ikabiri kukubaza ya born, bakayibwira aho ushaka utuye. Dushatse reka twiyandikire i Kigali nubwo atari byo nyine. Ibyo byarangiza tayari ugahita uza next. Ibibazo byawe birangije ugategereza ukareba ko imashini yawe irangiza kwiyestara. Hangaha rero iyi step iyo ushatse uyibwira ko bino utabishaka, ukavuga iyi ngiyi declined, iyi ngiyi hano hasi. Aha iyo uvuze gutya ntago yongera kwirirwa ikubaza iriya step cyane, ntago yongera kuyikubaza iriya step. Ibiri kugenda rero icomplaininga Windows bwa nyuma rwose. Hano nta kindi kibazo yongera kukubaza, ihita inagusuhuza rwose. Mwese iri kubabaza ngo hi, yarangiza rwose ikakubwira ko ibintu bimeze neza cyane, yishimiye ko rwose uyishyizemo iyi Windows. Ugategereza ukareba ikikubwira, ikakubwira rwose yuko mu gihe gitoya
imashini yawe wamaze kuyiformata igiye kukwereka ibyo wayisabye. Ntago biba bigoye rero, nizere ko umuntu wese iyi video arebye agize icyo akuramo gitoya. Iyi video rero ushobora kuyireba neza ukayikurikira, iyo uyikurikiye ibintu byawe bigenda neza. Hano kuri Baza Tech TV nta kintu na kimwe tujya tubabwira kitari ukuri, twebwe tubabwira ibiri ukuri gusa. Biri inyuma y'ukuri ntago biba hano kuri iyi channel. Twebwe niba tubabwiye ibintu mujye mubikora. Niba tukubwiye ngo iki kintu kirakora, nyine kiba gikora, tuba twagikoze. Ubu rero hano na ga step ka nyuma, nta kidasanzwe. Urakurikira ugategereza gatoya, iyi step igahita irangira. Nimara kurangira iyi ngiyi, imashini ihita yaka neza. Ngira ngo mwese murimo kureba aka ga step nikarangira, imashini yacu irahita yaka neza cyane, neza cyane, neza cyane, ku buryo nawe nizere ko wamenye guformata imashini. Ahangaha yabirangije, ibiri kubishyira ku murongo gusa. Ibintu byose byo yabirangije. Hano ibiri gushyiraho ku murongo bira byose uba umaze gushyiramo, yarangiza ikakubwira ko rwose ibirangije. Imashini yawe ikabiratse neza cyane. Ntekereza ko mwese muri kubireba, imashini yatse rwose. Dore ni Windows, ni Windows 10. Kambibereke neza, mbibereke neza. Tubanze duhindure iyi display irimo kugira ngo mubibone neza. Iyi ni Windows, nabyo ariko umuntu ashatse yanabibigisha, ariko kugira ngo bidatinda reka tuyihindure tubibereke neza. Hanyuma nuba hari ikintu ukeneyeho kuri ibi ngibi uzatubwira tukigukorere, tukikwigishe. Nta bintu biba bigoye biba birimo. Iyi Windows 10 ngira ngo ababizi murimo kubireba, nta biba bigoye rero guformata. Ntekereza ko umuntu wese yabibonye, ntago bigora guformata imashini. Ntazagira umuntu ukubwira ngo byamugoye, ntago bigoye. Dore ushobora guhita ukayihindura gutya kugira ngo wenda mwese mubashe kubibona. Dore nako ni Windows 10. Ushaka kubireba neza ko ariyo, ushobora kuza ugashyiraho ama icon, amanuza hano. Ushobora kuza ukayazana twa icon tundi hano. Urabona ko haje tuno tubiri, haje Recyclebin, haza ni Microsoft Edge. Ubwo rero tayari biba byarangiye. Mwakoze cyane kubana natwe. Nakagaruka kuri Baza Tech TV. Ciao ciao.